Akado umaze kubye ukamfata mu bwanwa kuko mana yanjye tujye boss imbeba we shada mase arame boss oya hano arame boss kintu mwamagare yanupfurira amapantaro 3 kumemba amapantaro 3 umfurene amashati yanjye urujyanye n'inzara seko ufite ikibazo cy'inzara yego ibyo bere boss biruka guteka ryari mu biruka kurya n'iryaro utajya ryari nta munsi utajya nabonye icyo nkubwira cyo genda umfurire imyenda ibindi turabivugana mu nyuma wemba amafaranga ntabwo ari cyabuze ariko yashize imyaka ngahembwa imyaka uze kuza kunkubira ariko ugenda ufurira imyenda niko ngutegetse yego oya boss ariko nawe ntukayigire oya icyo cyumvikanye oya ntabwo cyumvikana kubera iki cyumvikanye ushaka kugira umaze kubyimba byimba se gute boss nyine umaze kubyimba ariko se byimba iki nega nta kintu barabonye nta kintu babonye ntacyo wabuze iki nyine wabuze iki muri make nta mushara imyenda ntabwo wabuze hano reba mikoti mbarambazi wabuze imyenda wambara usibye kujyambara ku bushake wamenye byari genda ufate imyenda myiza wambara ugeze n'ahangaha mbona umeze neza ntabwo ipantaro yawe se boss oya ipantaro yanjye waba unyubahutse none se uragira ngo bigende gute kanyanya nta myenda nakuguriye hariya wememba urumva kugira ngo numve ko noneho mbiseri shaka umushara w'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu yego nanjye nabona icyo kiba gikemutse saa turaza kubibarana kubijyanye no kurya kubijyanye no kurya hariya mu nzu nta biryo birimo birihe nje nkabibona yo nje nkabibona wagenda sha ufata ibiryo ngiye sigaye nkugaburira oya nyine nukubinyereka wagenda ufata ibiryo ngiye ntabwo naruko za hantu biri ngaho ngurije kubinyereka kabiri kangahe ngiye boss wawe nkugaburira oya ntabwo kabiri kangahe ngiye boss wawe nkugaburira oya wowe nuko ufasha oya nuko ufasha oya kado umaze kubyimba aya ariko yaruka ntabwo se nyine wowe uranyuba ukamfata mu bwanwa wowe wa muturage ufashe mu bwanwa ufashe ndagukaca mvuze ngo oya ndagukaca kandi shaka do ibyawe ndabyigaho ibyawe ndabyigaho njye ntabwo nabyumvishe ngaho genda ukora akazi rero ariko niba ubinyeretse nyine tu genda ukora akazi sha ubinyeretse ariko boss cyanza n'inkoni nta kintu ugihereka oya nzana inkoni hiba mu mudamu nta kintu genda ukora akazi sha niko mvuze okay kumana mu by'ukuri nk'uyu mubosi aratinyuka akavuga ngo ugiye gufura ibyaha ibye nako imyenda ye simeruka umushahara ntaki reba nk'inda yanjye kuko mana yanjye urabona nabikora mu by'ukuri nubwo yatekewe rugari azajya mbwira ikintu nanjye ikindi ni kwamira gutya kereka nta memba wenda nta memba ukwezi kwa mbere no kwa kabiri nubwo yamembye abiri abonye nk'ay'agapantaro nta kibazo kandi none nahiteka akawunga nabwo byabitwara mu by'ukuri ntabwo byumvikana igihe ukuntu njye ntabwo byumvikana muri make ntabwo reba nk'ipantaro ndebera nk'ikote ntarigiye kunyica ntabwo bishoboka ntabyo nakura mu by'ukuri njyewe kereka nabanza kamemba cyangwa se tukumvikana ntabwo byavamo byose ntabwo byavamo kariya kantu ntabwo kaba ari sawa bacishije mu rwose nta kigenda ariko ni gusa agatekerezo bose kuba atinya imbeba ni uko ugiye kumurisha nani ngiye kugenda mukanyisha imbeba atayama nzaba ndimbwa wallahi nzaba ndimbwa urabizi neza zayama birabe n'abayigira n'ukwiye yabonye n'ikigori ariko nanjye nzamukangisha imbeba urabizi neza arayitinya akoze ko umukozi koko nzamugire niba mpemba niba n'ijye umuhemba byarananiye byaranyobeye pe ariko njyewe ntabwo nakomeza kubyihanganira ibi ntabyo ngiye gushaka umugore byose mbihima ariko se nanone ikindi yazankangisha imbeba ko ari ukubita imbeba hano muri urugo zigahomba ariko ikibazo cye ndakiga ntabwo nakomeza kubyihanganira Halo sheri umeze ute wansura uraje okay sawa nta kibazo banguka sawa
Komera cyane. none se mu bebe ngoroje kundeba Ubundi kureba sheri. sheri ungewe nyine Aya. bebehewe Ose. twari tuse nyine kuru Erika. ntabwo uje kureba Kare. imyenda uje kureba Kureba sheri. imyenda nyine ngewe njye nitwa Damascene nitwa Damascene Kareka nta nubwo muzi. bose we ninde Bose. rero mukobwa ukubwira ibintu nkumva ngo sinjye uje kureba ubwo ngubwo uje kureba sinzi ari indi hano muri iki gipangu njye bose wamuhaye sibyo igipangu cyose ubona ni icyanjye amazina yanjye umuntu uje kureba ntawe uzi ko urabeho mbaga kera hose aha ngaha nta tunyuho uragaho nyine nta tunyuho amubwira ko tutarahamagara ndetse ko sibyo aha nyine nyabere ni urugero nyine na kwanza wananyemera sibyo n'iki gipangu cyose nakiguha iyi nzu sibyo ariko ukagira ukuntu nyine twahuza nyine None se umuntu yaje kureba hano ari? wowe banabirye mubwira ndakubwira kandi nakubwiye ko ari jye bose wahangana n'ubundi Se nakwemerera. Umuntu yaje kureba. turabona parike wenda uretse ko nyine wenda haba haracitse ariko ubu se urabona mbaye iki Yo wayimo. ntacyo mbaye rwose nyine nta gasore hare hari umugore mfite Umva rero wagahungu. Ntiyame ntabwo ari wowe nshaka aha ngaha. uravuze ngo ndagahungu niba ndagahungu rero okay mari guhumugisha ahikire hara wigendere ubwo nyine gahunda woruje kureba niba atari ngiye sawa nyine ngibe byiza Sheri ko ndi hano iwawe hari agahungu kari kumvira ngo bimeze bite? Nigendere cyangwa? Damascene vuna umuheto wesha Damascene si umuhungu noneho yagiye kwaheka yo mome besheri Komera cyane. umeze iminsi myinshi ni karibu wanjye twagenda sheri hano rero ni iwanjye ikaze buri kimwe cyose urashaka kirahari singo turi kubyumvikana None se umusore wari wambwiye ngo hano niwe bimeze bite? umusore ubona ukadogo ni umukozi Yambwiye ngo aya mazu yose naye ahantu hose tubona. niyo mpamvu namutumye nkategereza ko yaguha karibu nkayo Ibyo byambaye. ntugire ikibazo biramera neza ariko kimwe cyahaba ikintu ushaka cyose buri kimwe kirahari ni tayari bose warapfuye imbeba bose warapfuye imbeba imbeba Hadi wavuze ngo ntabwo wanyina nige boss rero reka ndi kukureka mu kubeshya Wawumvise? umuntu wari mu boss utinya imbeba Kuko umubeshye ngo ni imbeba. mbese ubona ati nta kigenda cye ni bwa rwego Ariko wayizi? oya iriya niyo ntore niyo mukangisha mukuntu iyo bibaye ngombwa ko nyine mukanga Umukanga. nabonaga agiye kwitegera icyana kandi nanjye navuyemo nyine yose nushona kwica ahubwo wanjye nuri ugiye ahubwo wowe haguruka umva imbere ugende ujye kureba sheri wawe umuryango uravuze uriya niwe sheri wanjye wowe mbese ngiye ko nanjye gusa urabona mbaye iki usura umukozi ndi umukozi nige boss ni ukuri nige boss aho niba kugira ngo ndikukubesha hamagara boss none se ari wowe nawe wambaye ibyo boss ni urabona bi ndetse nyine akakantu wese sheri we mbega ikiwe yambaye muri siporo ntabwo gusa umuntu w'umusore utinya imbeba ubwo wandinda mwese byagenze ute sheri ni ukugenda se basi ibaze umuntu w'umusore utinya imbeba ubu se wandinda ntigenda
ndakora umuti wanjye uba wakoze balani n'ubutaha nakine ikura azajya mbikora nawe undi muntu uzongera kuza ngo reka da ishwi ubu rero uriya mukobwa ageze ngo aramenya buriya niba agize ngo niwe mukobwa wenyine ubaho muri iki gihugu kanze mpamagara undi kamuhamagara. Halo? Meze bite shushu be? Wansura? Uri tayari? Ngaho sawa ngaho ngwino nta kibazo. Sawa. harya bosi ni gutaba yicera yari kureba agasobanuro y'iguki aya n'iguki aya nuko baba barakize koko ubu tuvugana ari mukire tayi nanjye kazi imiti mubwira icyaha mpamagara icyana nanjye noneho ukize birabura igo mo bebe ngomeze ute sinakubwiye narakubwiye ugira ngo ndi kukubeshya ariko ngo urankunda niko numvise none se oya da umusore waje mu rugo nyine ukandeba ngo ngwino ndewe nta kibazo ukuntu uri icyana wantu ikiza byaganje wowe ngwino ndagutamo fresh nabonye igipangu mpagaze se okay uraje nanywe minota ingahe nta kintu wabura mu rugo usubigira ikibazo mu rugo hari imisego hari TV hari fat king TV hari king hari fite udusupika dutatu fite ronje fite amatara yandi nyine nawe yandi ubona tureba n'umupira iturabura asubira ikibazo okay sawa nari banguka n'isaha urabageze okay sawa Halo? Shiri? Ko nagize nkaba nari kukubona. Ndi hano hanze ku muryango. Bite? Iminsi myinshi. Ni karibu wanjye. Twagenda. Shiri wameze. Shameze neza byemeye. Nanjye meze neza. Nshanda bibona ndabona nkawazi. Hano ni ho mu rugo. Aha ngaha ni mu rugo. Nameze neza. Sha ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo urisanga. Rewa nta mutima mubi. Okay. Ndabona uri kuramu. Sha nta kibazo na kimwe. ariko ubu ngubu ngenda hamagara icyana cyanjye ubu nticyajera kanjye kureba kandebe ko yaje kabisa bose wamabere ubana kunana yanjye ndakwishe singita ngo nuko ari iwawe sha Sheri makuru
naje iki boss sawa wowe byo ni kurikira umuntu umeze bite sha urantwara umwana wowe uriya ni byo dureba ukuntu ugiduye nawe ntabwo nzongera guteka amazi nzongera guteka ngira ukuntu mubiteye ku cyana cyanjye nihamagariye kandi uri umuhehesi nzajya gukubita ibishyimbo nanjye bitanashyuhije maze ntagorwa pe ibyo bintu ngenda birambiwe uwo mukozi ari kuntera se ntabwo nabyihanganira we sha Damascene ngiye kumwirukana kuko ngiye ndamurambiwe ako se nanone yazazana ikiguri cy'imbeba koko nazabyifatamo gute ambe byihoreye abanza mbitekereze mbega ukuntu mbayeho nabi n'iyi minsi umugozi ifite rero ntakigenda kintu utazi n'uwase amaze imyaka n'imyaka ntaramera yewe habe n'ukwezi kumwe cyangwa abiri ariko akantu ushaka kuzakora nanjye nkamukorera fresh gerageza kwizanira icyana akamboroka nagerageza kugira iki akamboroka ariko ikintu ushaka kuzakora shaka nanjye kuzamwiba noneho ndi mu rugo rwe nigendere gushaka ubuzima n'inyagasambu rirarema abantu gusa abona ariwe ufite n'undi ko nari kintu amariye se nuko ngiye kubikora kabisa nicyo kintu nabona rwose we shakado ko mbona wigaritse mu ntebe yanjye bimeze bite uravuze ngo ko mbona wigaritse mu ntebe yanjye bimeze bite wowe ndi bira bikapu bijyanye he nakarenze mwana haguruka mwana haguruka nakarenze rwose dore aho wamereye bino bikapu birimo iki shakado harimo imyenda yande yanjye harimo imyenda yanjye yawe mike ni yanjye mike ni mike kubera iki kubera ndavuze ngo subiza mu nzu maze imyaka ingahe ngukorera subiza mu nzu sha imyaka ingahe ngukorera subiza mu nzu ushobora gusubiriza imyenda mu nzu imyenda yanjye yawe nakubwiye ko ari mutwe natwaye duke subiza imyenda mu nzu shaka do reka mubwire tunaye kiri dukorana reka mubwize ukuri sasa igikapu kimwe kirimo imyenda yanjye ikindi harimo iyawe mikeya subiza mu nzu ikindi kirimo zambeba bose kirimo zambeba ariko zose reka zijyane natwe nabi sawa